namwe cyane kuri uyu munsi. Turabashimira ko mwabonye umwanya mukaza muri iri huriro. Dushimira akazi keza cyane mukora. Twese uko mutureba twagenze kuri moto, turacyazikoresha n'uyu munsi. Mudufasha ibintu bitandukanye, mutuma ingendo mu mujyi wa Kigali ndetse na nyuma y'umujyi wa Kigali kure yaho zigenda neza. Mugira uruhare rukomeye cyane mu bukungu bw'u Rwanda no kuruteza imbere. Turabashimira cyane. Turabashimira ko mwabonye n'umwanya nk'uyu. Turabizi yuko mwahagaritse business zanyu ariko ntabwo tubatindira. Turabashimira ibyiza byose mukomeza gukora. Icyambere nababwira, uko igihugu gitera imbere niko twivugurura. Uko twatwaraga moto mu myaka 10 ishize, ibyo twakoraga byarahindutse, tugenda twivugurura umunsi ku wundi. N'ubu ngubu dufite ibyo tuvugurura kugira ngo umutekano mu muhanda urusheho kugenda neza. Ikintu cyambere nababwira, abamotari mugomba kumenya, twari tubizi ko mu mazi iminsi mutishimiye ya minsi 3 ya contravention, twayigize iminsi 30. Ubu ngubu ni iminsi abamotari oye! Abamotari oye! Ubu twumvikane. Ubuyobozi motari dutuze twumvide message nanone. Ubutumwa reka dutuze. Hari bagenzi banyu batanze ubutumwa bwageze kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika, yadutumye ngo iminsi baye 30. Nibwo butumwa twabazaniye. Ubutumwa bwa kabiri yatubwiye atariko ubwo mbahaye iminsi 30 yo kujya mutegura kwishyura contravention, namwe mukore ku buryo ahubwo hatabaho contravention. Sibyo se? Mutware neza mu muhanda. Hari bagenzi banyu rimwe na rimwe bitwara bidakwiye, dukeka yuko ruko baba bataragira experience yagije. Ubu ngubu twashyizeho n'uburyo nabwo tubitegetswe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twashyizeho uburyo bwo gusuzuma no gukurikirana buri muntu ku giti cye. Buri muntu azajya ahabwa amanota, agira amanota meza bitewe n'imyitwarire mu muhanda, cyangwa agira amanota agenda agabanuka bitewe n'imyitwarire mibi. Bizajya biba ku mwaka umwe ukorere ku manota 15, nugera munsi y'amanota 7, polisi natwe n'ubuyobozi twegerane tuganire nawe tutari ko wakwivuguruye. Numanuka kurushaho permit yo tuyifashe tuyigusubiza umwaka wundi utangiye. Sibyo? Icyo bizafasha ni iki? Twajyaga tuvuga natwe ari igihe twajyaga twibesha ngo abamotari batwara nabi, kandi ntago ari abamotari bose. Hari igihe usanga ari umumotari umwe cyangwa se 2 cyangwa 3. Ubwo buryo busha rero buzatuma tumenya motari witwa kanaka niwe wenyine ufite ikibazo cy'imitwarire mibi, ahubwo tumujyane mu mahugurwa. Motari wowe! Motari wowe! Iyo mwakoraga amakosa mwahangayikaga ngo iminsi 3 irabashiranye, siko yababwiye ngo none nyakubahwa Perezida yatubwiye ngo tuze tubabwire ko mu mategeko mashya ariho aravugururwa. Mu mategeko mwabonye yanyuze no mu nama y'abaminisitiri akazakomeza ajya mu nteko, hatanzwe igitekerezo gishyirwa muri uwo mushinga w'itegeko ko iminsi iba 30 ku muntu ufite contravention. Ibyo si byiza se? Ni ukuvuga ngo mu gihe gito iryo tegeko nirimara kunyura mu nteko nabo bakabyemeza nkaho mvugiye aha. Icyo nabambwiye abapolisi nuko mu gihe tugitegereje iri tegeko batangira kujya mu njyana yaryo. Murabyumva? Abapolisi batangire kujya mu njyana yaho turiho tuganisha y'icyerekezo igihugu kiganishamo
abamotari n'abandi batwara ibinyabiziga. Muranyumvise? Iminsi 30 nigera utarakemura ikibazo cya contravention, nibwo hazatangira kugira ibyiyongeraho. Ariko ministre yavuze ngo iyo minsi 30 izarinda igera, ahubwo contravention bazaguhiye iki? Mwabyumvise? Ati bazaguhiye iki kuzaba witwaye neza kubera ya mavugururwa yandi mu Cyongereza bayita merit and demerit system. Merit, twatangiye kuri merit. Merit ni ukuvuga ngo turagushima iyo witwaye neza. Ubundi twahanaga uwitwaye nabi, ntidushime uwitwaye neza. None ubu hashyizweho uburyo bwo gushima cyane ahubwo uwitwaye neza, ku buryo n'amafaranga atanga mu bintu byinshi bijyanye na moto cyangwa n'imodoka agabanuka kubera imyitwarire ye. Muranyumva? Reka mbaho urugero rumwe rw'ibiganiro turakorana n'amasosiyete y'ubwishingizi. Ibiganiro turakorana nabo. Turakorana ibiganiro bivuga ngo niba umuturage witwa Gasamayera atwara neza umwaka wose ukarangira nta makosa akoze, agifite amanota ya 15, n'umuturage witwa Gakwaya mu mezi 3 akabasigaranye inota rimwe, kuki Gasamayera na Gakwaya bishyura ubwishingizi bungana? Murabyumva icyo mvuga? Tumaze iminsi turakomeza tuganira na sosiyete z'ubwishingizi tuzibwira ngo abantu babiri badakora amakosa angana, badatwara nabi kimwe, umwe atwara neza undi atwara nabi. Uyu utwara nabi hari impamvu nyinshi wakeka ko ashobora kuzateza impanuka, hanyuma wowe assurance ukishyura ya mpanuka. Uyu utwara neza hari impamvu nyinshi zituma wibaza ko ashobora kutazateza impanuka kandi yarishyuye assurance, hanyuma ukamurira amafaranga gusa. Dutaba abantu bombi, uzishyurira n'ukwishyura gusa ntumwishyurire, kuki bishyura kimwe? Murabyumva? Ibyo nibyo twita merit na demerit system. Merit na demerit. Kugira merite ni ukuvuga ngo njyewe nawe mfite amanota 15, umwaka ushize ngifite amanota yanjye wenda 13, 12, 10, 15, ntandukanye n'uwo mu mwaka ushize afite munsi ya 0, kuko nabyo birashoboka. Ufite munsi ya 0 rero aho agereye kuri izo za 0 cyangwa amanota atemewe gukomeza, uwo tuzamubwira duti dore turi mu kwezi kwa 9, kugeza mu kwezi kwa 12 niba perimi yawe itangira mu kwa 12 ntabwo wemerewe kongera. Nta perimi ufite mu Rwanda, nta na perimi y'amahanga wemerewe gutwara, kuko ufite demerit, ufite imyitwarire mibi. Ariko abo bantu turashaka ko baba bake kubera merit. Ntibivuze ko nugira amanota 13 tuzagukuraho perimi, ariko bivuze ko uzarangiza umwaka afite 5 n'uzarangiza afite 15 nabo ntibishyura kimwe. Wishyura make cyane n'uzarangiza yafite yose. Uwamburwa perimi akishyura na menshi n'uzarangiza afite 0. None se umuntu ufite 0 n'ufite 100%,
ubundi bicara ahantu hamwe, umwe ntiyicara imbere undi akicara inyuma. Nuko tuzabigenza, twagira ngo tube tubateguye. Ni urugendo tugiye gutangira, biri mu mushinga w'itegeko ugiye kujyanwa mu nteko. Indi merite irimo muri uwo mushinga ni ukuvuga ibintu bita mu Cyongereza incentives. Ni ukuvuga ibintu baha umuntu kugira ngo yumve ko gutwara neza bimufitiye akamaro, kugira ngo utwaye neza n'utwaye nabi bose ntibatahe ngo bumve ko nta kibazo bafite cyangwa nta byiza bakoze. Izindi incentives ntabwo ari muri assurance gusa, nuko uritwara neza mu muhanda, nta makosa ujya ukora cyangwa ukora make cyane. Ndakubona muri systemu umwaka urarangiye udafite amakosa. Ndakubona ngewe mu polisi ushinzwe kugukurikirana. Ngomba gushaka muri polisi y'igihugu no mu mitwarire yawe ya moto izindi incentives nguha zituma gutwara neza wumva bifitiye akamaro abanyarwanda, ariko nawe bigufitiye akamaro. Hanyuma wa wundi utitwara neza akabona uragenda umusiga kubera za incentives. Ni ukuvuga ibintu tuguha bituma wishima. Reka nguhe urundi rugero. Mwese muzatangira amanota 15 ku itariki yawe waboneyeho permis. Nibwo amanota 15 yawe azidunda kuri permis yawe. Kwidunda murabizi? Akidunda ukabona permis ridunze 15 akabagezeho. Noneho umwaka ugashira ugifite 15, n'ubutaha umwaka ugashira ugifite 15, n'ubutaha ugashira ugifite 15. Umuntu ugize amanota 15 umwaka urenze umwe yikurikiranya, tugomba kumuha amanota menshi cyane arenze 15. Tugomba kugira izindi incentives zitumuha zifitiye akamaro uwo muntu, harimo no kumufasha mu mitwarire ye mu muhanda. Ibibindi bifitanye isano no gushaka impushya zo gutwara imodoka, ibifitanye isano no kukorohereza mu bindi, ndetse na bya bindi bazagenda bazana bya mita bijya gusa na bimwe bya mubazi. Ibyo byose systeme izabibara mu buryo butandukanye. Ni ukuvuga ngo uwitwara neza 100%, n'uwitwara neza 70%, n'uwitwara neza 40%, n'uwitwara nabi 0%. Abo bantu computer nizabibara. Computer izabara amafaranga wishyura muri assurance, computer izabara amafaranga wishyura iyo wakoze agakosa gato kurusha wa wundi ufite 0. Computer izaguha amanota menshi yiyongera, bituma n'ubundi uzarangiza umwaka ufite 15 nubwo waba wakoze ka gakosa kagukwiye kuri 18. Murabyumva? Wongere wemererwe za incentives, wongere wemererwe bya bintu. Ariko demerit ni ukwitwara nabi, ni ukukwambura permis, ni ukwishyura menshi cyane, ukishyurira wa wundi utishyura cyangwa wishyura duke cyane. Ngewe ndi umumotari uyu munsi, ikibazo nabaza abantu babimbwira ubu n'abantu ba sosiyete y'ubwishingizi, ni ryari nzitwara neza kangahe, imyaka ingahe sinishyure assurance umwaka umwe? Muranyumva? Ndi nkamwe icyo kibazo nagitegura nkavuga nti ariko ko mugiye kuvuga ngo muzampa merit, ninishyura assurance imyaka 3 cyangwa 4 cyangwa 5 cyangwa 2, ni ryari nzaba mfite amanota 15 yose? Kuko bivuze ko nta manuka nateje, bivuka ko nta n'impanuka nateza. Ni ryari nzaza nemye mukampa assurance yanjye ntacyo nishyuye, ko nzaba mbishyuye imyaka 3? Icyo kibazo mugitekereze, muzakomeze mukitubaze. Murabyumva?
ni ukuvuga ngo amafaranga azagabanuka. Icyo sosiyete z'ubwishingizi zikwiriye kutubwira tuzazibaza, azagabanuka kugeza kuri kangahe, inshuro zingahe? Icyo gisubizo none hasi nagitanga. Ariko icyo twibaza ko batazanga ni ukuvuga ngo umuntu witwara neza udafite impamvu zatuma ukeka ko azateza impanuka, ntabwo azishyura nk'uwitwara nabi ufite impamvu zatuma ukeka ko azateza impanuka ukayishyura. Icya gatatu, muzi ko amande y'abamotari yagendaga akagera kuri angahe? 25, sibyo? Aba bahungu bazi ko muri iryo tegeko rishya amande ntagomba kurenga 10,000 ku mumotari. Ntagomba kurenga 10 ku mumotari, ariko ntakwiriye no kubaho kuko muzaba mwitwaye neza kubera merit, sibyo? So ndabwira rero abapolisi bashinzwe umutekano wo mu muhanda gutangira kugendana namwe mu rugendo rwa merit. Namwe mwiyaranje mugendane nabo mu rugendo rutari urwa demerit, mu rugendo rutari urwo gukurwaho amanota, ahubwo mu rugendo rwo kugumana amanota yawe ukazabona bya bindi nise incentives. Ibyo byose rero maze kubivuga, nagira ngo mbabwire ngo turacyafite ikibazo. Turacyafite ikibazo. Mureke ngiye kurangiza, sigaje iminota 2. Turacyafite ikibazo cy'imyitwarire y'abamotari gikomeye cyane rwose. Nubwo turavuga ngo merite, ngo incentives, ngo nimwitwara neza bizagenda bitya n'ibindi byinshi, ndetse harimo n'inshingano tuzaba tubafitiye kubera kwitwara neza, ariko hagati y'ubu n'icyo gihe namwe nimwereke uwadutumye ko mushobora guhinduka. Ni mubikore, mwereke uwadutumye ko mushobora guhinduka. Kuva Kacyiru kugeza ngeza mbahaye amafoto y'abamotari duhuye ibyo bakoraga kuva Kacyiru kugera. Nagiye mfata amavideo ndayafite, nayoherezaga muri CCTV handi muri kamera, ntimundebere mumbikire. Narishatse kubabwira ngo bayanzanire ni screen nyashyiraho iminota 15 iva Kacyiru igera nkabibereka. Mwahita muvuga muti nta meriti tuzabona niba ari uko bimeze. Nta meriti niba ari uko bimeze. Iminota 15 muhe n'abamotari ni benshi barenga 100, ariko harimo abarenga 20 bakoraga ibintu biteye ubwoba. Ariko ikintera ubwoba kurusha nuko ubuzima bwabo babushyira mu kaga ku buryo bugaragara. Ntabwo ikibazo nahuye nacyo kurusha ibindi ari uko bashyira ubuzima gusa bw'abandi mu kaga, n'uburyo ubona we ntashobora kubaho. Ibintu abakoze nta kuntu yabaho rwose. Nubwo yateza abandi impanuka nabo bagakomereka cyangwa nabo ntibabeho, ariko we nta kuntu yabaho. Kavuga ko se uyu mugabo ntafite abana, ntafite umugore, uyu mugore ntafite umugabo, uyu muntu ntafite ababyeyi, ntafite abavindimwe, ntafite abo ashinzwe, n'igituma ariho akora ibi birashoboka ko ariho arwana no gushaka amafaranga yo gutunga umuryango. None ko agiye gupfa, narije kubabwira ngo mudapfa merit point zitaraza, ntimupfe merit system itarakora, ntimupfe incentives zitaraza, ntimupfe contravention itaragera ku minsi 30, ntimupfe mudatunze imiryango yanyu. Reka da, muriho murakora ibintu uretse kuba bizana ibibazo gusa mu migendere y'abantu mu mihanda, ariko bishyira abaturage mu kaga ku buryo buteye ubwoba. Umuntu arambukiranya
amatara atukura ayareba ko atukura, ukibaza uyu muntu uretse Nyagasani gusa ikimubeshejeho none aha ni iki? Uyu muntu wambukiranije Gishushu yiruka kuriya itara ryamaze kuba umutuku, uretse Nyagasani gusa igitumye abayeho ubu ni iki? Noneho njye namwira abapolisi nimufotore, nimufate plaque byambanye byishavuze mubyihorere, nimubyihorere ngiye guhura nabo ndabibabwira. Nimureke gushyira ubuzima bwanyu mu kaga, nimureke gushyira ubuzima bw'abandi mu kaga, nimureke kuzana akajagari. Dore natwe na gavumenti na leta, nyakubahwa perezida yatubwiye ngo nimwite ku bamotari ariko mubabwire nabo bite ku mutekano wabo n'uw'abandi. Murabyumva? Yatubwiye ngo nimugende mwite ku bamotari, murebe ibintu byose byatuma muborohereza. Niko yadutumye. Nimwite ku bamotari murebe ibintu byose byatuma muborohereza ariko mubambwirire nabo bite ku mutekano wabo n'uw'abandi. Tuze kumusubiza ngo iki? Tumubwire ngo ibyacu tuzabikora n'ibyabo bazabikora. Impungenge mfite nuko tujya kugeraho nimugoroba bamwe babyibagiwe. Mutabyibagirwa mugatuma abandi nabo bibagirwa iminsi 30, mugatuma abandi bibagirwa merit, mugatuma abandi bibagirwa za incentives nyinshi. None rero narinje kubasaba ngo mu gihe tugitegereje rya tegeko kandi ndibaza ko rizihuta, mutangire mwereke abanyarwanda, mwereke umukuru wacu wadutumye ngo muborohereze ko ibi bintu bishoboka. Mwereke ko umumotari w'i Rwanda ashobora kuba umumotari ufite order, umumotari ufite order, ufite umurongo, umumotari ushaka kubaho no guhesha ishema umuryango we n'igihugu cye. Nta umumotari abantu bose ngo ni wa mumotari. Kuki bavuga ngo ni wa mumotari? Ko abamotari ari abantu bafite agaciro, batanga umusanzu ukomeye mu migendere n'imibereho y'igihugu cyacu. Kuki bahakwitwa abandi? Kuki bahakwitwa abamotari? Abamotari bibasuzugura. Order mwayumvise hariya? Hariya hari order cyangwa hari disorder? Turashaka order. Abantu bashaka amazi bagomba kuyashaka muri desordre. Ushobora gushaka amazi muri order, sibyo? None rero twebwe tubemereye ko tugiye kwihutisha biriya twababwiye, ndetse bimwe muri byo mu gihe bikiri mu nzira bigenda n'itegeko ritarasinywa, turatangira bimwe muri byo tugenda dusa n'abakora training yo kubishyira mu bikorwa. Murabyumva? Training ni kuvuga ngo turihugura uburyo iminsi 30 tuzayikora cyagihe nikigera. Ubwo bambwira nabo barumva niba hari wasigaje iminsi 3 basunike. Murabyumva? Abapolisi ndizera ko banyumva. Ndabona bicisha amatwi uhereye kuri uri. Ndabona bigira nko batabyumvise. Batangire bakore training y'uburyo iminsi 30 izubahirizwa. Batangire uyu munsi.
uyu nguyu wigira ngo utabyumvise ndagira ngo anyereke ko yabyumvise. Wabyumvise? Yabyumvise. Atangire akore amahugurwa, yihugure uburyo cya gihe nikigera azubahiriza iminsi 30. Ashobora gutangirira ku 10, hashira iminsi ingaha akagira 15, cya gihe kikazagera yujuje 30, sibyo? Ubwo ni ukuvuga ngo dutanze bonus. Bonus murayumvise? Namwe ariko muduhe bonus yo kwitwara neza. Muduhe bonus yo kugira gute? Ni muduhe bonus yo kwitwara neza, hatagira aba bantu baza kubashuka. Hari abantu baza kushuka umumotari umwe agahinda kose yatewe n'ibibazo yifitiye mu rugo. Ibibazo yifitiye mu rugo byinshi, agakubitana na contravention y'amakosa yakoze, hanyuma agakubitana n'umuntu ufite izindi gahunda, akaza akamushuka ati vuza induru, nawe akayivuza. Uvugije induru y'uwo, ntabwo uvugije iyawe. Ntabwo uvugije induru yawe, uvugije y'uwo, kuko uwo afite indi gahunda, afite ikindi tutazi. Ariko wowe ntushobora gutaka uvuga ngo bampaye contravention kandi nakoze amakosa. Oya, ahubwo twe twataka tuvuga ngo kuki uyu muntu yakoze amakosa. Ahubwo ukaba wavuga uti nimunyorohereze, nakoze amakosa nsabye n'imbabazi. Jewe uwakoze amakosa agasaba imbabazi, namworohereza no kudatanga ya mafaranga kuko mbona asaba imbabazi zifite ishingiro. Murabyumva? Ariko uvuga uti nakoze amakosa ariko kubera iki mu mpana, uwo tuhangana mu mategeko. Ariko nakoze amakosa mu mbabarire, nta bushobozi mfite mu nyongera iminsi, uwo muravugana. None ubu iminsi yongewe ataranabisaba. Turabyumvikanye? Nagira ngo rero mbashimire, mbabwire ngo ibyo perezida yadutumye tutamaliza, namwe ibyo tubatumye mumalize, sibyo? Perezida yadutumye gukora ibishoboka byose tukorohereza abamotari. Cyo nicyo gikomeye. Arongera ati mubwire abamotari bakora ibyo bashoboye byose, borohereze abanyarwanda bagenda mu mihanda abamotari bagendamo. Nibyo bibiri byatuzanye. Twese tworoherane, sibyo? Sibyo? Icyari 25, 10. Erega nabyo batangire babikorera training nabyo. Itegeko ritaraza batangire babikoraho training. Nagira ngo ndebe ko nabyo yabyumvise. Ko wigira ngo utabyumvise. Mutangire mukore training iva kuri 25 igana ku 10. Mutangire mukore training iva ku minsi 30 iva ku minsi 3 ijya kuri 30. Buhoro buhoro bazajya gushyiraho ikidodo mugeze kuri 30. Ndabashimiye mwese, murakoze.